ndabihamya mana gusoza icyo uvuze ibyo ukora byose mana nibyo byemeza isi yose ikabimenya isi yose ikabimenya ibyo byose Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, nshuti zanjye, hallelujah abavandimwe. Nongeye kubasuhuza muri iki gitondo mu izina rya Yesu. Reka amahoro y'Imana yongera abaye namwe kandi nkunda kuvuga ngo Imana yongera irabikoze. Imana yabikoze. This is a beautiful morning. Imana yongeye bayo kwizerwa kandi n'ubundi Imana yongeye irabikoze. Wongeye kubyuka amahoro, wari wasinziye mu gicucu cy'urupfu utazi aho uri, ariko byutsa amahoro. Imana yacu ishimwe, Imana yakirwe hejuru, Imana yacu yubahwe kuko ibikoze. Buriya ubuzima ni ingenzi, by'umuntu ari guca byari byo byose uko byaba byitwaye, ariko tugomba gushima Imana mu bintu mu byiza, tukayishimira isanzure ryayo, tukayishimira iby'imbaraga yakoze, tukayishimira nk'uko bikwiriye gukomera kwayo. Haleluya, haleluya. Rero yongeye kuduha umwuka duhumeka, ikiguzi kidashobora kubonerwa agaciro. Bene data, ejo n'umuntu yaduhaye ikintu kimeze nk'ikizamine, atubaza ku isaha yo bishyura kwa muganga. Imana ishimwe cyane. Kugira ngo umuntu umwuka bamuhe oxygen cyangwa umwuka ayo yishyura kwa muganga, hanyuma batubwira ko bimenyereye ko ibyibuza makeya ari 50 ku isaha. Umuntu ufite ubwishingizi yishyura 50 ku isaha. Ubwo bivuze ngo ku munsi w'amasaha 24 ni 1,200,000. Umunsi w'amasaha 24, umunsi umwe, iyo ukubye n'ukwezi kw'iminsi 30, ubona 36. Izo ni za oxygen umuntu aramutse ari gukoresha, ari guhumekera kuri bombone, aramutse ari guhumeka umwuka utari uw'Imana yamuhaye. Hanyuma ahangaha ni mu kwezi
hanyuma reka dukube n'umwaka yenda umwaka umwe n'amezi 12 n'imiliyoni 432. Ahangaha nizo umuntu wese ku mwaka yakwishyura. Noneho kugira ngo ushime Imana neza, ndagira ngo kube n'imyaka umaze utitaye ku byo waciyemo, utitaye ku cyo wabonye kigoye, ahubwo ku mwaka umaze uba ukontomye miliyoni 432 z'amafaranga. Imana iduhera ubuntu, Imana ikadushyiramo ijoro kingana gutya. Hari ijambo rivuga ngo nagutangiriye Egiputa imbere Sheba n'Isheba h'incungu. Akenshi ntabwo tubyumva, ariko uryendeye kuri kano gatoya k'umwuka duhumeka, rimwe na rimwe ugasanga nta n'icyo tubwiye, ugasanga turabona ko Imana idakora kubera yuko aribyo tutabonye dushaka. Ariko fata miliyoni 432 ukube n'imyaka umaze, niba ari 50 ukube, njyewe nakubye n'iyanjye nsanga ndimo ideni rinini cyane. Imana ishimwe, nsanga ngomba kwishyura ibintu binini cyane muri miliyari hafi muri 18. aho ngaho ni amafaranga menshi umunyarwanda utabona, ni amafaranga menshi. Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana mu Kuva 15:11, kuko tugiye gusenga naho dusengera muri iki gitondo, haravuze ngo Uwiteka mu byitwa Imana hari ihwanye nawe? Ni iyihe ihwanye nawe? Kubera ko ariko guhisha icyubahiro, ishimwe ryo rituma abantu bagutinya kuko ukora ibitangaza. Ndasubiramo, Kuva 15:11, Uwiteka mu byitwa Imana hari ihwanye nawe? Ni iyihe ihwanye nawe? Kubera ko ariko guhisha icyubahiro, ishimwe ryawe rituma abantu bagutinya kuko ukora ibitangaza. Amen. Mose amaze kwambuka inyanja n'Abisiraheli, ngo nuko bazamura indirimbo bararirimba, batangira kuririmba, baravuga ngo ariko mu byitwa Imana twabonye muri Misiri hari imana zabago bita za Ozirisi n'izindi za Deusi ni nyinshi, abantu barazizi. Bari bazi ubunini bwazo, bari bazi uko zikora. Abana bari baravukiye mu Misiri batazi ni Kanani. Ngo ariko nyuma yaho baza bakajya barumvaga amateka y'Imana yabo, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Nyuma rero iza kubabonekera iciye muri Mose, aragenda abwira Farawo ngo ndiho, yambwiye ngo reka ubwoko bw'Imana bugende buntambira ibitambo. Imana ikoresha Mose ibintu n'ibitangaza bikomeye, bituma Farawo atabarekura kubera ko abishaka, ahubwo abarekura kubera ko amaboko y'Imana yamuremereye. Ngo abakurikiye bageze ku nyanja itukura, Imana irengera Abisiraheli barambuka, ariko Abanyamisiri bahera mu nyanja. Hanyuma ngo abagabo babyitegereje n'abagore babonye uburyo Imana ibakunda, babonye kurwana kw'Imana, bayigereranya n'izo basanzwe bazi, baravuga ngo oh God, among all gods, who is like you? Who can perform a miracle like you? Hallelujah. Ni iyihe Mana isa nawe? Ni iyihe Mana ihwanye nawe? Ni iyihe Mana ikora ibitangaza nk'ibyo ukora? Kwera kwawe niko kuguhesha icyubahiro. Kwera kw'Imana, kuvuga ijambo ikarihagararaho, niko kuguhesha icyubahiro.
kandi ibyo ikora abantu bakavuga ngo ni imana, nibyo bituma ikora ibitangaza. Rero imana irera yo ubwayo, kandi dukwiye ngo tuyishime, hanyuma abantu batinye ibitangaza imana ikora. Reka ngusengere inshuti yanjye, tuze gusenga. Mana, mu izina rya Yesu, wakoze imirimo ikomeye n'ibitangaza bitarondoreka mwami. Warandinze, urindiye umumama, urindiye umupapa, urindiye umusore, urindiye umukobwa, uyu mukecuru, umusaza, mwami, n'abana bato. Waraturinze, uturindira igihugu, uturindira abayobozi, uturindira inzego zose mwami. Turagushimiye, warakoze. Turagushimiye, warakoze. Twabona ko nta cyitwa mu byitwa imana byose, nta yindi imana ihwanye nawe. Ntayo twigeze tubona izamura abagabo ikabakoresha ibitangaza. Ntitwiye tuyibona ikiza kanseri n'izindi ndwara. Ntabwo twiye tubona imana ihindura abantu ikabakura mu mayibo ikabahagira abantu bazima. Ni wowe Mana yo kwizerwa yonyine, niwe tuzakorera. Ni wowe mwami tuzavuga ko wera. Abagabo n'abagore ngaba baragushima, bazamura ibiganza byabo bavuga ngo warakoze. Abakecuru n'abasaza bagendera ku tubando ngo warakoze. Abasore n'inkumi basimbuka bavuga ngo urera. Mwami, natwe abagabo tuvuga ngo ugira neza. Haleluya. Nta yindi mana ihwanye nawe mwami. Nta wundi uhwanye nawe cyangwa usa nawe. Urakoze nyakubahwa Imana, ko ari wowe wera. Urakoze mwami Imana, ko imirimo yawe ihambaye. Urakoze mwami. Reka uhe umugisha buri wese ugutegereje. Mwami, uyu gutakira avuga ngo bizarangira gute, umuhe umugisha. Uyu gutakira avuga ngo mwami, nanjye unyibuke umugisha, umwibuke. Uyu uri kugutakira mwami, ufite yagushakaho, ndagira ngo urambure ikiganza cyawe mwami, ndakwinginze. N'abazamura ishimwe avuga ko yakubonye iki gitondo, urimo amashimwe mwami, kugira ngo imigambi y'umwanzi icishwe bugufi. Umwanzi atishyira hejuru uko ashoboye, atishyira hejuru ko ari wowe ukora, ko ari wowe ugira ibyo akora. Reka iki gitondo mwami ishimwe rikugarukire. Reka iki gitondo cyubahiro kikugarukire mwami, kubera ko ari wowe Mana. Kandi iyo urambuye ikiganza cyawe uhaza kwifuza ko abari mu isi. Umuririmbyi aravuga ngo arabihamya ko uri Imana. Arabihamya ko ushobora byose. Mu izina rya Yesu, kuko uri Imana ihambaye, kandi uri Imana ikomeye, kandi uri Imana ikora ibikomeye. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina ryawe Data. nibyo bibyemeza. Haleluya. 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 Urakoze mwami kuba ikiganza cyawe. Urakoze mwami ko ukijije abarwayi. Urakoze ko uyu murwayi umukijije, ko uyu mutwe ukijije, umugongo urawukijije, amaguru arakize. Mwami, ndagushimiye ko umutima ukize, ndagushimiye ko iyi kanseri ikize, mu izina rya Yesu. Urakoze mu Mana kuba ikiganza cyawe. Urakoze kubw'urukundo rwawe. Urakoze kubw'imbaraga zawe. Urakoze kugira neza. Urakoze mwami w'abami. Urakoze byiringiro bizima. Urakoze ko ari ukora ibikombe bitarondoreka mwami. Urakoze, urakoze, urakoze. Reka buri wese mu nzira ze ahirwe uyu munsi wa none. Abacuruza bunguke. Mwami, ari muri ofisi wagiriye neza. Mu gihe nk'iki mwami turimo, duhe umutima ukomeye, duhe umutima mwami Imana wo kwihangana,
duhe umutima mwami Imana mu izina rya Yesu. Buri wese mu cyari kugerageza gukora reka ahabwe umugisha nawe. Buri wese mu byari kugerageza gukora mwami uhire ibiganza bye, uhire imirimo y'amaboko ye, kugira ngo mwami agushime. Urakoze mwami w'abami, urakoze byiringiro bizima, urakoze mahoro mazima, urakoze wowe ugira neza, urakoze wowe wo kwizerwa. Amen, 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 amen. Imana ikugirire neza muri uyu munsi, Imana ikwereke ineza yayo, ubone mu maso hayo icyoro cyawe kigukorere, ubuntu bwawe bugukorere, kandi uyu munsi uvuga ineza yayo. Imana ikugirire neza. Ni Nizeyimana Theogene, umuhamagaro w'intumwa ugusengeye mu gitondo. Ukomeze ufatanye gusenga. Imana ikugirire neza mu izina rya Yesu. Amen.